Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo, namwe tubashimire. Kandi ntabwo twabura kubashimira uburyo mubana natwe, uburyo mufatanye natwe komoza ubutumwa bwiza, uburyo mudushyigikira. Imana ibaho umugisha. Ndabizi neza yuko nubwo muba muri kumva ijambo ry'Imana, nubwo muba muri kumva ubutumwa bwiza, ariko ntitwakwirengagiza ko muba mudushyigikira. Ni inkunga muba mudutera, muba mutwifuriza ibyiza. Imana ibaho umugisha. Ndabizi umugisha wa mbere n'ubutumwa bwiza, ariko Imana ishobora gutanga n'undi mugisha inyuze muri buno buryo. Rero ndabizi neza ko aho nzagera binyuze muri buno buryo harimo amaboko yanyu akomeye, harimo uruhare rwanyu rukomeye. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge maze tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana imeze nkawe. Reka tugushimire umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe, kandi ushoboze kuvuga nk'uko wampaye, maze abagiye kuryakira rigira icyo rikora mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice 4 umurongo wa 35. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice 4 umurongo wa 35. Haravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Amen. Mfite ijambo Imana yanshyize ku mutima, ijambo rivuga ngo Imana igiye kukwambutsa. Imana igiye kukwambutsa ibyo bibazo wabonaga imbere yawe. Reka mbisubiremo. Imana igiye kukwambutsa ibyo bibazo wabonaga imbere yawe. Reka mbisubiremo. Imana yakuntumyeho irambwira ngo nze nkubwire ngo igiye kukwambutsa ibyo bibazo ubona uhagazemo, ibyo bibazo ubona imbere yawe. Imana igiye kubikwambutsa, nturi buze kubigwamo. Buri gihe cyose iyo twinjiye mu kaga n'amakuba, umwanzi aba ashaka kutwicira muri ako kaga. Reka mbibutse ko nta kigeragezo na kimwe twinjiramo ngo Satani yumve yifuza ko twakivamo. Ahubwo aba ashaka ko tugipfiramo, aba ashaka ko dukorwa n'isoni, aba ashaka ko dusubira muri icyo kigeragezo. Ariko umugambi w'Imana mu kigeragezo ni ukugira ngo tuvanemo ubuhamya tuzakomeresha abandi ubwo bazaba bari mu bihe twavuyemo. Reka njye mbibutsa ko imwe mu mpamvu ituma dutanga ubuhamya bw'iby'Imana yadukoreye ni ukugira ngo abari mu bihe twahozemo bakomere. Reka nkubwire ko ibihe wavuyemo hari ababisigayemo. Yemwe ab'Imana yagiriye neza, yemwe ab'Imana yahaye akazi, mujye mutanga ubuhamya kugira ngo bakiri mu bushomeri bakomere, bamenye ko nabizakabaha. Yemwe ab'Imana yavanye mu bukode, nimujye mutanga ubuhamya yuko ari Imana ikura mu bukode, kugira ngo abakiburimo bategereje guhindurwa amateka bamenye ko hari ab'Imana yabukuyemo. Yemwe imfubyi Imana yareze, mujye mureka tuvuge ko ari Imana irera, kugira ngo imfubyi ziri gutakaza ababyeyi zimenye ko zitari zo nyine, zimenye ko ziri kumwe n'umubyeyi uruta abandi babyeyi bose. Reka mbabwire, abantu Imana yagiriye neza ku buryo bumwe cyangwa ubundi, nimujye musangiza abantu iyo neza. Umuririmbyi yavuze ngo nubwo utazi gushyomoka, hamya mu bandi gusa ko Yesu agira neza. Uko guhamya mu bandi bikomeza bari mu bihe nk'ibyo wavuyemo. Rero akazi k'umwanzi ni ukwifuza kutwicira mu butayu, ni ukwifuza ko tutagera i Kanani. Ariko akazi k'Imana, munyumve, Imana yambwiye ngo nze mbatangarize ngo igiye kubambutsa, ntabwo muzagwa muri ibyo bibazo. Haleluya, haleluya. Hari abaririmbyi baririmbye ngo ndatangariza abababazwa, ntacyo muzaba mudahagaze imbere y'iteraniro ngo muvuge kugira neza kw'Imana.
reka ngutangarize wowe uri kunyura mu miraba n'imiyaga, wowe uri kunyura mu bihe bigoye ubuzima bwawe, reka nkubwire ngo ntacyo uzaba, ibyo bihe ntabwo uzabigwamo. Reka nkubwize ukuri, ubwo butayu ntuzabugwamo, ibyo bigeragezo ntabwo uzabigwamo. Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo igiye kukwambutsa ibyo bihe biburimo, igiye kukwambutsa iyo miraba. Bibiliya iravuze ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Muri make hari aho bagombaga kuva, hari n'aho bagombaga kujya. Imana ishimwe. Hari aho Imana ituvana, hari n'aho Imana ishaka kutujyana, ariko hagati yawe ituvana n'aho itujyana hajya habamo uruhererekane rw'ibibazo, uruhererekane rw'intambara, uruhererekane rw'ibigeragezo. Ariko mwumva ikintu cyantangaje, Imana ibabwira ngo twambuke tujye hakurya, ntiyababwiye ko bari buze guhura n'umuraba, ariko mbere yuko bagera hakurya bagiye kubanza gukubitana n'ikigeragezo. Ariko mwumva ikintu cyaneje, nubwo hagati yaho bava n'aho bajya harimo umuraba, ariko ntabwo bari bonyine, bari kumwe na Yesu wavuze ngo bambuke. Reka nkubwize ukuri, Imana yavuze ngo izakwambutsa ntacyo waba utaragera hakurya. Yavuze ngo muze twambuke tujye hakurya. Aho Imana yavuze tugomba kuzahagera. Ntabwo tuzagera aho abantu bavuze, tuzagera aho Imana yavuze. Mbibutse ko aho abantu bavuze twaraharenze. Niba twaraharenze, imbaraga zahaturengeje zizatugeza naho yavuze tuzajya. Iravuze ngo twambuke tujye hakurya. Imana yakuntumye wa mugabo we, wa mumama we, wa musore we nawe mukobwa, sinzi imiraba uri gucamo, sinzi imiyaga uri gucamo, sinzi ibigeragezo uri gucamo, ariko nagutumweho ngo nkubwire ngo ibyo uri gucamo byose Imana igiye kukwambutsa. Reka mbisubiremo, Imana igiye kukwambutsa ibyo bigeragezo, ibyo bihabonaga ugiye kwambuka. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nubwo bano bantu bahuye n'imiraba, nubwo bano bantu bahuye n'ibigeragezo, ntabwo bari bonyine. Hari uwababwiye ngo twambuke tujye hakurya, hari uwababwiye ngo twambuke tujye hakurya. Hari ahantu yavuze, munyumve, hari ahantu yambwiye, hari ahantu yakubwiye. Imbaraga zose zishobora kuza kurwanya kugera hakurya ntizizabishobora, kuko byose yabihamagaye biramwitaba. Iyo ategetse ngo bituze biratuza. Ikintu wakoze ugifiteho ubushobozi, ikintu waremye wagihindura ukakirema ukundi. Bibiliya yavuze ngo ntabwo ikibumbano cyabwira umubumbyi ngo bigenze uko nguko. Umubumbyi afite uburenganzira bwo kukibumba uko ashaka, yanakimena akongera akakibumba uko ashaka. Hari ahantu Imana yakubwiye ko uzagera, hari ahantu yakubwiye uzagera muri uyu mwaka. Nubwo hazi imiraba n'imiyaga, nubwo hazi ibigeragezo, reka nkubwize ukuri, izabikwambutsa kandi kugeze hakurya. Hahandi yakubwiye nyine uzambuka kandi uzahagera. Reka mbabwire, rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ibintu kubera ibihe tutinzemo by'ibigeragezo n'amakuba, abantu bakagira ngo turabaha morale. Ntabwo naje kubaha morale, sinaje kubaha morale. Njya nkunda kubwira abantu ngo sinzavuga Imana nk'ukora komedi, sinzavuga Imana nk'ugambire gutanga morale, nzavuga Imana bijyanye n'uko yampaye kuvuga. Kuko hano hanze hari abantu bakora ako kazi ko gusetsa, niwo mwuga wabo. Bajya bategura ibiterane n'ibitaramo, abantu bakabijyamo, bakinjira bishyuye, bakagenda bagatanga yabo no bagatahana ibyo byishimo. Ariko reka mbabwize ukuri, ntuze kumvira ijambo nkaho naje kuguha morale, uze kumvira ijambo nk'ubuhanuzi buvuga ngo Imana igiye kukwambutsa ibyo bihuri gucamo ntuzabigwamo, kandi nta kizabuza Imana kukugeza aho yavuze izakugeza. Yari yababwiye ngo twambuke tujye hakurya, ntiyari yababwiye ngo turagwa mu nyanja. Niyo mpamvu ndashima Yesu ngo baje kumukangura, ngo akangutse abwira umuyaga ngo ceceka tuza, ngo inyanja iratuza rwose, umuyaga byose ngo biratungana, barambuka bagera aho Imana yari yavuze. Nabajije amakuru y'abantu bajya muri Isiraheli, barambwiye ngo kuva Yesu yaturisha inyanja ntijya ibamo umuyaga, ihora ituje. Hari ibintu Imana igiye gucecekesha, hari ibintu Imana igiye guturisha mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu bana bawe. Imana irabiturisha ubutazongera kubyuka.
bikubwira bicecekera utazongera kuvuga biyanga bikunda, kandi intego nta yindi ni ukugira ngo ugere hakurya, kuko Imana ntiyavuze hagati, yavuze hakurya. Hari aho yabavanaga, hari n'aho yabajyanaga, kandi ashimira Imana ituyoboye ifite imbaraga zo kutigeza aho yagambiriye kutugeza. Wowe uri kugeragezwa, wowe ureba hirya no hino ukabona nta nzira, wowe uhuye n'umuyaga uguturutse imbere uturutse inyuma hirya no hino, ngo Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, barebaga imbere bakabona inyanja, inyuma ingabo za Farawo, hakurya no hakuno hari imisozi, ariko Imana aho yari ibajyanye yagombaga kuhabageza, ngo ice nzira mu nyanja barambuka bagera hakurya. Nagutumweho ngo Imana igiye kukwambutsa aho hantu umwanzi ashaka kukwicira ntuzahapfira. Ndakubwiza ukuri, atega imitego yo kuyitega, akurwanye yo kukurwanya, anyure mu nshuti, anyure mu bavandimwe, anyure mu mwasha, aho azanyura hose. Zaburi ya 93:4 haravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mbibutse ko ibiturwanya ni ibiremwa, iturwanirira ni Umuremyi. Iyo abihamagaye byose birumva. Reka nkubwize ukuri, Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo ugiye kwambuka, ntabwo ibyo bihe uzabigwamo. Ndagira ngo dushimire Imana, dushimire Imana, dushimire Imana, dushimire Imana yuko ndabyiyumvamo nanjye mu bantu Imana igiye kwambutsa ndimo. Ndabizi buno buhamya nzabutanga, nawe uzabutange, ariko ndabizi neza ntashidikanye kuri iyi tariki hari abantu Imana yambukije, kandi wari uzi kuri buhakorerwe n'isoni, wari uzi kuri buhagwe, wari witeguye guseba, nturi busebe, nturi bukorwe n'isoni. Nakuzaniye ubutumwa, Imana ikwambukije ibyo bihu, ikujyanye aho yakubwiye kukujyana. Imana irakwambukije. Reka dusenge dushimira Imana. Ntawera nk'Uwiteka, nta gitari kimeze nk'Imana yacu. Tugushimiye ko hari aho tuvanye, lezo la bonne foladra, hari naho tujyanye. Nubwo hagati yaho tuvanye naho tujyanye hari imiraba, gahunda niyo kutugeza aho wavuze, gahunda si yo kugwa mu nzira. Dore ndagushimiye, ntituzagwa mu nzira, tuzagera aho wavuze, kuko ihatujyanye irahazi. Izi nibiri mu nzira wabwiye kurongo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Ndagushimiye ko hari ababyeyi wambukije, hari abagabo wambukije, hari abasore wambukije, hari abakobwa wambukije, uratwambukije, utujyanye aho wavuze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Ntabwo uzagwa mu nzira, ntabwo uzagwa muri iyo miraba. Nagutumwe nkubwire ngo Imana irakwambukije kandi kujyanye hamwe yakubwiye, amen.